urebe ko igihe naje ngasanga mama aragukikiye. Ndabyibuka. Nari ndimo ngenzura ndikibazo nti ese ndimo ndabikurikiranya ku murongo. Umva n'ikindi rero rwose mwana wanjye. Umva ikindi. Namaze kumenya aho abana babo biga. Urabona barahaduhishe. So murone zo nawe papa Deli. Uriya ni umuzamu. umutima umenetse yawusimbura undi muzima yandemye bundi bushya yagize icyaremye kindi gishya amahoro numva mfite mbega umutuzo ndi kumva mfite nabaye mushya ndumva ndi kumva nabaye mushya ndumva nakiza no kuba iwawe ndumva nazicakagura. Şimdi bitti. Shuri. Akose sheri. Kuko nawe urabyemera narahungabanye. Ubu mbega umpinduye umusazi neza neza umpinduye ko mfite ikibazo cy'ihungabana. Shuri. Kuvuga gutyo ntabwo ari umutima mubi. Nta nubwo ari ukutakwizera. Ariko hari ikintu kimwe ngira ngo ahari njye nawe dufatanye gusobanukirwa. Shuri. Urabizi ko mama atakwanga. Ntabwo akwanga. Njye ubwanjye nigeze gutekereza yuko icyo kibazo gishobora kuba kiriho. Fata umwanya ndabigenzura. Urebe ko igihe naje ngasanga mama aragukikiye. Ndabyibuka. Nari ndimo ngenzura ndikibazo nti ese mwana wa. Yes mama. Uzi ibintu uriya mugore mu kanya akoze cyangwa ngiye ibyo mukoreye? Hoya. Yampe neza mami. Reka twicare muri salo. Mu minsi yashize aba naragize gutya ngiye kubona mbona uwo bita ngo Gapanga. Ari umugabo we. Ibyo byose mbese inkuru ndazimenya ndazikurura zose nica hari. Noneho reka rero azagire gutya umwana wanjye atangiye kubimubwira kuko yaje adahari. Ataruzi ko Gapanga yaje aha ati uriya ndumva twakwimuka twagira gute ati azatuma ngiwe njya muri gereza kuko igihe cyari cyose aziye turarwana. Umugore ati umva ahubwo twimuke tugire gute ati reka rero nkubwire mu gihe bari baranyirukanye. Cicika buretse nagabizi buretse ndabikubwira. Umugore abagiza harya abaratoboye atumva ubwo nagiye nyine ndabasanga atumva ati umugore aranyanga ati mu aranyanga ati yagiye nkorera ibi ararondora ubwo yavugiye hejuru yazamutse. Ebana umuhungu wanjye Victor nawe uramuzi ahita zamuka aravuga ati no uri kubwira uramuzi wowe uzi ko ingwe yari mama. Yego mwana wesha umugambi wanjye ntekereza ko bagiye kuvumbura ariko ngize Imana mbona aramvugiye nanjye mvuga nitonze cyane ndavuga ni mama urumva ko mumbwiye. That's my mommy. Ubundi wowe niwe wanjye kuko ukanuka bigisanga kazana nkunda cyane buri munsi yoje nagusanga turi guseka ati mama iyo nje buri munsi isanga muri guseka ahubwo wowe byakurenza ukanarira. Mana we mbyinira ku rukoma nanjye ndahaguruka ndiriza ndahwera neza arambwira ati banda bahunze ndagiye. Ubwo ngubwo
umukobwa ebana ku buryo biramurenze nawe yarazi ko ngiye kuvugira hejuru cyangwa ngiye kujya kandi narebaga umwana wanjye ndavuga nti uri igicucu we ntabwo nkuzi natumye avugira hejuru ahita amumenya ngo ati uramubeshyera mami uriya mugore kugira ngo umenye ko ari igicucu ubazi ko mu buzima bwanjye ntigeze nkubwira ko bari baranyirukanye uramenye ntuzabimubwire ntazi yuko nanabizi niryo turufu tuzakoresha mu butaha ubu nigize akana keza nigize marayika mutagatifu nta n'ikintu nta n'akana ashobora kurabukwa ko gifite gahunda zacu tugifite imipango yacu mami ndimo ndakina agapira nk'uko wabimbwiye byose umugore wanjye nako abagore babiri bakomeye mu buzima bwanjye harimo wambyaye n'umugore wanjye ariko nasanze mumeranye neza nsanga nta kibazo na kimwe mufite waragenzuye neza urareba usanga koko ari sawa sheri mama kuzanira gift maragukunda arankunda gerageza no kuganira nawe ndi kumwinja kugira ngo numve ko byibuze n'akantu kabi cyangwa bya bindi bya kera byaramusigayeho sheri nasanze mama gukunda nkuko nanjye nkunda ko nasanze atagufata nk'umukazana ahubwo agufata nk'umwana we bwite rero sheri kuba watekereza ibindi bintu sheri sori wambabare ndananiwe pe ndabizi ariko reka sheri kirabaza sheri guhungabana si icyaha nta nubwo ari ikosa ni ibintu bibaho mu buzima kandi ngenda kumva waciye mu bintu byinshi ihungabana ubu nahungabanyishijwe nuko wenda agapanga yatekerezaga kuntwarira abana bituma nzamura ijwi ringana kuri imbere ya mama ni ukuvuga ngo kuko mama yakubwiraga yuko abana bakeneye uburenganzira bwabo bwo kugira se yego nanjye simbishaka ntabwo nshaka ko gapanga dutwarira abana niyo mpamvu nashyizemo imbaraga nyinshi tukanabajyana ariko rero ihungabana sheri sibyo ndimo ndabikurikiranya ku murongo umva n'ikindi rero rwose mwana wanjye umva ikindi namaze kumenya aho abana babo biga urabona barahaduhishe nahamenye gutya bigana na wa muzungu bigana n'abana ba wa muzungu w'inshuti ya Victor yego mami urumva amafaranga yacu ahantu yapotereye umwana umwe kujya hariya nangahe 800 umwana umwe udashyizemo ibikoresho n'ibiki miliyoni hafi nk'imwe n'igice umwe indi miliyoni n'igice noneho kandi byanabye birarya ngo ukajya kumva birahamagaye mama ngo twaringa ibi ngo turumva dushaka ngo ibi n'ibi bakababohereje amafaranga urumva amafaranga y'umwana wanjye ari gutikirira hejuru y'iriya nkecuru hejuru y'uriya mucuruzi w'agataro washyiragaho 5,000 cyangwa 4,000 uriya muvunirwa muheto yaje muri uru rugo yibaza ko hano hari oruferina irara abana niho arimo aratsikira ngaho nyumvira ayo mamiliyoni yose arimo agendera kuri rya shuri ukuntu rya shuri rihenze mami natekereje ndavuga se nze kubwira agapanga murangira ahantu ari aho abana be bari agenda bafata ubundi abajyane nta kubundi twabaye ari byo dukora mami oya niyo ni turufu ya kabiri tugomba kurisha bubyihoreye gato bubyihoreye akomeze yidagadure azashiduka bamubwira ko abana barenze bari yo Uganda nagenda ntazagaruka ariko mami gapanga yego maze guhura nawe inshuro nka zingahe nabonye ari umuntu uri ku ntego nyine ukeneye amafaranga cyane ibyo tumubwira byose arabikora ariko mami buriya ntazagera aho ngaho amaraso agakurana y'abana be akadutenguha ahubwo ari cyo ashaka yishakira n'abana be ashaka kugira ngo ngewe amafaranga twamuhereje n'imipango yose turimo yatwaye n'umugore se akamutwarana n'abana bose ikigora azaba gisigiye nde natwara abana tuzamubwira tutumve umva buretse reka twara abana azahita ahangayika
namara guhangayika natwe ubundi tubwire Akoze tutari kuri ko byo. wowe urakomeza wirukanka ku mugore uri kwirukanka ku bana Ubu ntabwo yabajyanye ubona ko Uganda umugabo- yagiye amubwira ati urabona hadaciye nk'iminsi nk'itatu ahubwo cyangwa ni ine umuntu ahubwo akazajya uzi yirirwa icyo agira ati tuzakoresha mami tuzahita tuvuga tuti uyu mugore ni imitwe yose ni imipango yacininye bapanze yaje hano aje kurya imitungo yacu Cyane. kugira ngo umugabo we azaze amutwarane naba abanza atwara abana noneho kugira ngo umugore ayagare atangire kukubuza amahoro ashakisha abana abakurikiye umugabo Uganda bajye kurya amamiliyoni Nibyo yacu ngibyo. uzi ko ako gaturufu nako gashobora gukora nibyo nta bindi koko ndabyumva umutima wawe wuzuye amaganya. ntabwo nzi ikintu nakora aka kanya okay ndabyemeye kuko it's okay nahungabanye sibyo ariko Victor ndagira ngo nkusabe Jeri niba ari kubibona ko ndi mu ihungabana ndabyemeye kuko nshobora kuba ndwaye ntanakwifuza ariko nawe kanura ko kubirebe urebe neza ndakwizeye mwizereyemo Jeri reka nkubwize uko nakubeshye ntabwo natinyuka kuvuga amagambo mabi nkariye byanze bikunze hari impamvu umutima wanjye n'ubugingo bwanjye burimo burashya ntabwo ushobora gusobanukirwa ibintu ndi kunyuramo numva ndashaka no kugira ngo iki kintu tukivugeho ndabizi neza ko abantu bo muri uru rugo bose banyaga uretse umuntu umwe gusa Jessica wenyine niwe ushobora kunyumva urankunda Jessica arankunda ariko abandi basigaye byose ndabizi igituma uri kuvuga gutyo ni kimwe nuko mama yavuze ko tugomba guha uburenganzira agapanga ku bana. Ndabizi yuko aricyo cyatumye uvuga ariya magambo ukarakara ukababara cyangwa nyine ndabyumva ariko ntabwo abantu bose bakwanga ahubwo njye mbona abantu bose bagukunda. Sheri baragukunda barankunda Sheri noneho ikindi ubu cyo tugiye guhita dukoresha mu minsi mikeya uriya mugore namweretse iryinyo rimwe sigaza irindi ndarihisha ntabwo azi yuko bari barakwirukanye ntabwo azi yuko mbizi n'ibyo ngibyo nzabirisha mu niturufu ahubwo imwe yahatari ni seti nanjye nigize nkaho nta kintu nakubwiye Victor ndamurahira ndamugangewe shabro ntabwo nshobora kuguteranya na mami ndabizi ko mama aramutse abimenye yaba disappointed yakurakarira n'ibiki sinshobora bitewe n'uburyo nkunda mu muryango wanjye kirumuna cyanjye ninjye nkunda umuryango wanjye ngarutse kubera ko nkunda umuryango wanjye sinshaka ko mami azagaruka agasanga ntahari bikaba ikibazo hagati ya bro wanjye na mami ugasanga ndabateranyije ntagazi ko amakuru yose mana yakubwiye wigumire gutyo bazumirwa mami noneho ikindi kwa kuri najyaga mbatetesha aho uzi iruhande rwanjye n'undi akabona mbese dufitanye urukundo ari kubona yuko nanjye nahindutse hita mpaguruka nkajya hariya nkongera gutya umudamu yaza najya kumva nkona araje ngahita nifatisha abana nkigirira gutya nkawe nkubwira umugore nkamusetsa nkagira kandi umugore ari kurira reka tubice buhoro buhoro cyacuru simushaka gukomeza kwicara nabe hanagenda ariko ubundi arakora iki mu rugo rwacu Victor niwe mugabo wenyine yabonye muri iyi si agomba kuza kwegekaho ibyana tutazi niyo yakuye hibaza ariko komeza muhata za rubage impanda muhata imigongo muhata reba bamira reba umwana nkamira Victor arabura kujya ku mwana nkamira akajya kuri uriya musingwa mada kira gikecuru nabaye mushya ndumva ndi kumva nabaye mushya Izota imana ivanye ku gataro numva nkanga kandi niko kaguhindurira ubuzima ukariya buri munsi dore ntajya uwa wacu mba mubwira twanyubujaju nubwo mama Derek ari umuntu mwiza agira umutima mwiza ariko papa Derek ni umugome umugome gute nuko agira umutima mu ubanza inzara ikimurimo ahubwo mva nkubwira ikibazo
uriya mugabo nanjye namugira umutima mubi ngo ntidusohoke we ubu se wamugana umuntu ashaka kwinjiramo yari kubigenza gute ukuntu atugeze nk'umwanda we ariko se ko numva mwihaye Papa Derek ni umwana mwiza ntabwo uri ari Papa Derek wari uri hariya Papa Derek yari mu nzu ari kureba televiziyo yego none se Papa Derek yaba asa kuriya ariya mayoneze buri munsi amashokora amagi imigati byose none se wana Papa Derek uriya ni umuzamu ngo uriya ni umuzamu vugisha ukuri kw'Imana nose mvugisha ukuri kw'Imana urashaka kuvuga ko umuzamu ari udusuzuguye kuriya agatuma umwana n'umuntu ataninjiramo we ngo twinywera agafanta sha uriya ni umuzamu nyamuzamu ni umuzamu ushinzwe kureba ibipangu ntabwo yarara no muri iriya nzu ni umuzamu noneho ntabwo uzi ikintu kiri kumbaraza ukuntu nari nabariye agafanta nanjye numvaga ariko kantu ka mbere nshaka muri ubu buzima ndakanywa yewe ndababaye we urashaka kuvuga ko umuzamu nyazamuza munenge cyugi ase ntabwo mwumva ni umuzamu nizamu Papa Derek yari yicariye mu ntebe ari kureba televiziyo Papa Derek n'ura baratandukanye hari undi Papa Derek mu nzu bivuze ngo ya kigabo ni iki ni umuzamu mushyashya bazanye ni mushyashya baramuzanye kugira ngo azaze abacungira igipangu noneho mwakomanze ubundi atavuga ati ngo Papa Derek atavuga ati ugenda ukinguriye bariya abantu ari kureba televiziyo nanjye nibaza ukuntu yiyemera yatwirasayo abafite ibikabyo Papa Derek na Mama Derek na Derek n'uriya pucu ni abana beza ako shawe mufashe none mufashe nkamufata Tita ya bite ni byiza akabose kaba kameze naho ariko bitewe nuko nyine nanjye amazamu tuba twariyakiriye nta kundi kuntu nabigenza ariko kaba mba ndimo ndatitira kumurana baye inzobera yego urabeshye nese uri inzobe nako indo yatuma umuntu aba inzobe buriya kano gakrima gatuma uruhu nyine ruba rwiza ariko buri izuba yo rigukubise ryinshi uhita wijima gutyo ukabona ntabwo nari mbizi ahubwo ubwo none ngiye gukunda akazi k'ubuzamu cyane shaka ko dukorana akazi neza akazi kameze gate nyine nanjye mfise mbigira amaseko ni akazi kameze gate ngiye kuguhikira niwitwara neza uzajya umbwira ngo Jessica ugenda unzanira akamitsingi hariya mbite nuruka nkazana oya byaba bwise ibyo byakunda ndashaka hari umuntu ujya uca hano ugenda yigisha ijambo ry'Imana avuga ngo haleluya nyine y'umupasiteri njyene namubonye umupasiteri wambaye ibintu by'ibishati bimeze ukuntu afite imisatsi myinshi ariko afite n'ubwanwa bwinshi buriya mupasiteri so umusazi buriya jita bretse genda gake nabonye afite akantu nabonye sinzi bretse numubona hano uzahita umuhagarika uhite winyabya mu nzu z'umbwire kuko ndamushaka nyine nujya umubona ntukajye utuma arenga hano utambwiye ngo nze murebe kandi ikintu byo kumubwira ngo byo kuvuga ngo ni umusazi wito kandi ntabwo yari umusazi ni umukozi w'Imana ni umugabo mwiza nako ntabwo ari umugabo ni umusore mwiza ngo ngwiki kandi bambona bameze nk'umusazi nese umuntu abapasiteri bagenda batashokoje bameze kuri akontu bibahuramo ntabwo ari umusazi icyabura ni amafaranga nyine ni umukene abagabo ni imbobo we kuniranga yanyemeyeho imbwira ngo irakize ngo ifite amafaranga akama n'ibihumbi 2 avuga ngo wenda byubuze n'umuntu muzima wenda utazama nk'ibihumbi 10 unase mwarahuye uriya so nakubwira ngo uvuga ngo nisiko nari nakubwiye ngo ni bampa numve bari kwigendera nawe urashega Chantal nabonye umukunzi nabonye nawe wari wahiye nawe wari washushe ngo nisiko nani baze niba nazo twahiye wowe ko vuze ko nisiko mwahiye yuko mugiye kubona undi mugabo kandi ari umuzamu wowe ko babone
wese waho ni papa wawe nta muntu wakushije guhinda nta muntu wakushije kuvuga ngo ni sko wese ko avuga ati ngo nabonye undi musheri mushyashya mana we yigeze avuga sheri we yigeze avuga ako urambe akanga cyangwa nakubeshye nari nishimye mvuga ngo Imana ishimwe mbonye umusheri kumbe wa wundi umuntu wa mbere avuze ko ari papa wawe so vuga ni papa ni ibigihe ngo umva ngo Imana igiye kuduha ngo niba uzakira uzanyibuke Imana igiye kuduha namwibuka abagomba kumva wari washyushye vugisha uko wari washyushye ziko tugiye kubona umukazana w'umukwe nako umukazana w'umukwe umukwe w'umukire twari tugiye kubona umukwe w'umukire ibyo bye byancyuje none ko yafunguye nkiyemera nkaseka nkayashinyika nanjye nkayanika nkabezanga narakuziguze sheri yabona sheri none bazo korese nirimba muko ari mama papa Derek hakoranye ntamureba imirebere ye imyambarire imivugi yajya wambwiye ngo yitwa jitafu kimbari atafinga sibiki atafinga iki ukwiyemera gusa uzi nka buri yabonye amafaranga ugira ngo hari na 5% we wamugereranya uriya musore ukuntu ari mwiza ubu se ngewe urabona ko kwizamujyanye ngewe hano twahurira buriya ngiye mba numva nanamuruta buriya uriya ntabwo ngo nuko ari umukene buriya aje hano akahamara nk'iminsi nyine arya neza aryama neza none se hari ntago aryama yishimye biterwa naho urara buriya se wamenya nimba nagira amateka nako ibyo tubyihorere wowe akazi ngwaye ntako ngaho yego nzaga tubyemeranyijeho ngewe hajya ngo kumubona byonyine neza umubeho inshuti tumwatire kanze uhituzunzane njye mbitanze ko mba mushaka bamushaka ntago narimbiza ko kuvuma icyo kiraka njye guhera uyu munsi amategeko n'amabwiriza no kugira ngo yereke ko ibintu binari seri kanze yango mbanze nkwereke ko ngewe ibintu mba nshaka ko tubigendamo neza kandi ndakwemera wowe n'umuntu ako watinze ko bimbwira bravo yeah bravo nande akazi gakore neza iyo navance ngiye kutubikana umuntu atataza kuyareba ariko wanywa ibiki umwe ibyo ushaka ariko Victor uriya musaza wanjye nakubona ibyo birakureba nunywa inzoga akabona ko wanyweye inzoga nawe nyine ujye unywa gake asubize ku bantu se turabakora nzaza nywa gake cyane kugira ngo Victor naze kumbona nyine nawe kuvumbura ukaza hano muri yambeho ya nimugoroba ukabukye ariko nawe ugakora akazi mu bye nubwo namubona mu isoko ryahenze nzaza mbikubwira ngo ni umusazi uriye umwubahe ntabwo nzongera ujye umbwira ngo ndamujesa ngo ndakubaha ngo umwana mwiza kunyubaha kwawe nzabibona wubashye uriya muntu yego umubona n'ubu nafite icyo kunywa ujye umuntu nk'akafanta kuko kundi hari mu rugo ubufashe nk'agafata cyangwa akaji ntajya hano ntugatuma arenga hano utamuhaye amazi yo kunywa Jessica nanjye kuva umbwiye ko nyine nzaza mbigira nanjye ngiye guhita nkugira inshuti mananjye akoza nyine mbona nakunze ukuntu yamvugishije akavuga amagambo menshi uzi ko avuga uracyamushaka ndagikubita iki cyane none ntabwo tuzagukira nujya kuba muri mayoneze n'ifiriti ahubwo yamubwira anyibira ibiryo umuntu w'umuzamu kandi yaragiye kuvuga ati ngo nzamwica nzamukubita mukore oya tuzabanza tumwikosora ukuntu ko yambeshye ariko peti uzi ukuntu yambwiye ngo barabe ngo njyewe ngo mfite ibibanza nawe urashya nawe arashyitse cyane ako peti ujye wibuka ko sinabyara kuko rero naguzwe undi nyoko na sko wagutwise bazi ko nawe utsemeze nakakubyara ubu vuga ngo abandi bose batwita amezi 9 n'ubundi ako njye mbona atari amezi 9 yararenze nkurikije aka kantu kuntu amagambo kavuga n'ukuntu kangana umwana yavutse avuga karagejeje ukiri kibazo n'ukuntu sko yitoza atajya avuga amagambo menshi ariko wojya ngo bamujya bavuga ngo ukivata ntabwo bari kuyemo bavuga ngo amezi ivata ko bavuga harya simbizi babarira harya uvuga amagambo menshi cyane atari ngombwa washatse wahinda kandi uswari igihe kandusha amagambo neza nkabura nkacece ese mbwira Derek ni umwana mwiza cyane ajya kwitaho uzi ko niyo ngiye yambwira none se mama wawe ari he katageze kudusura ngo rimwe muzaze kudusura mu turazi ubu ndoni we nsabwa niyo nkeneye kureba amaso ku maso
nyine nzaza amakuru nyaguhera ku gihe kandi ntazajye umuntu urabukwa nyine wo mu rugo nyine ngo yumve ngo yaje kureba Jessica yati n'umushuti banjye n'umushuti banjye yego akwizeye nanjye banga kandi mba mbona wowe bundi wari no kujya mu gisirikare ukajya ukora igihugu kuko uba umuntu uri intwari ikomeye cyane ukuntu wita ku bintu uburyo uri kunyumva none ngire ngomba gukomona ese ko ari biri mu nshingano zanjye ariko nakubwiye ngo ahangaha uzuye hari igihe wigeze kuza wasinze nabyumva ukanyweye kenshi ukanywa ibintu byinshi ntabwo nzajya kuyumva nanjye guhera umunsi ndahita ndihagarika nzaza mu kangahe gakeya nyine kakandi gatuma umuntu adakonja njye nubwo ndi umurokore ntabwo njya mbuza umuntu uburenganzira bwiwe ubwo nimba ikibi ni ukurengera buriya iyo unywa inzoga ukarengera ukajya usinda ugakora ibintu bibi nicyo cyaha ariko iyo unyweye gakeya nyine ko kwica icyaka ugakomeza ugakunda abantu ukanubaha Imana nta kibazo nanjye nzaza mbikora nta kibazo cyangwa hari ubundi hari agatelefone gato ufite mfite agatelefone bita nzakagendana nimero zanjye uzishyiremo ku buryo niyo wa muntu yanyura hano ari kwigisha wahita unyandikira akamesaje cyangwa ugatunga ngo ngwino yego nzajya mbitamenya ibyo kuko nanone iyo utuje kumamagara bazarabuka bahita babimenya nanjye rero nzaza mubona nzaza mbikufasha no kubona hano nkahita nishyamba Jessica nkahita nguhamagara n'ibanga ukamuganiriza umwubashye uzibeshya umubwire ngo ni umusazi cyangwa ngo anyure hano umutuke jita nawe tuzahita nyine ubwo urumva uzaba umbabaje niba nguriye reba amafaranga naherukaga kuyabona ryari sinureba ngaye nanjye nzaza ngakora neza noneho reka nje kureba utuntu narindi gukora mu rugo gusa umurabukwa wita ukora ni gukina kuri telefone ujye wibuka usenge cyangwa uba wicaye aho ngaho utekereza amayoga ujye wibuka Imana ngomba gusenga Imana sawa yego bikurikirane yego mwana wanjye uzakira dore nubona byanze ntukajye uganya wambaze so hasi ibyo byose ni wowe ubigenga ibisubizo dore ndisanye mwana sinzi uko ndeba gusa ndaje harya wowe ngubu urashaka kuntandukanya n'umwana wanjye ushatse kuntandukanya n'umwana wanjye ese wowe wundi iyo wirebye irebe nawe ubwawe urebe n'uriya mwana ukuntu angana ubona ko umukwiranye icya mbere urashaje icya kabiri ufite iminkanyari ese ubwo umubiri wose ntiwuzuye iminkanyari ikibuno cyawe ntabwo cyuzuyeho iminkanyari niko reka banze nkubaze wabonye umugabo wawe ukuntu angana wabonye ko adafite imvi uzi ko buriya nuze na papa wa Victor atanganaga kuriya uzi ko umugabo wari we mukuru kuri we uzi ko tugiye mu nzira wakwita murumuna wanjye kandi ishaje waragize ukaza kwipendereka sinakubwira ukaza ugiye kwicara ukicaza iyo minkanyari yawe y'amabuno aho ngaho waragize ukavuga ngo ngewe w'imbohongo ni inshuti yanjye n'umugabo wanjye nagize zitandukanye none ni wowe ushaka kuntandukanya n'abana banjye iyi nzu wicayemo urayizingira wowe uzi ko yubatswe imitungo urimo urarya uzi ko yubatswe abana wajyanye mu mayeterinete y'ahantu hahenze cyane bigaga hehe ntabwo bigaga hariya muri zaki none reka se nakubwira ubajyanye muri botike urimo urarya gusa ntukiva mu myenda myiza uwo mwenda wagira ngo bakuwudodeyeho niba usigaye wirirwa wambaye reka se nakubwira ko mbesemo ibintu mu mutwe ntazi ibyo ari byo wagira ngo uri nk'umusazi turukwasa yarangiza ndakubwiye ko utazigera na rimwe untandukanya n'umwana wanjye wabyumvise wowe soni wahagurutse hano ukajya ugasanga uriya mugabo wawe ko yagushatse mukiri batoya none umaze gusaza utereka nsazire ku mwana wanjye urimo uramuhereza imize urimo uramuhereza za rubaga impande uri kumuhereza za teneya uri kumuhereza ibintu byose nazi ayo niyo mahitamo ye kuko nibyo yahisemo yaba izo teniya yaba iyo minkanyari ndetse n'imyenda nambara niho bihitiramo ndibaza rero atari ikosa ryanjye bihitiramo abihitamo sinuza si imari yanjye murimo si imitsi yanjye irimo urarya abihitamo se nibura akana nibura ufite
ngo nibura umuntu avuga ati dore ufite n'akana kacu reka nyina w'umwana ubundi arira ku mwana we hanyuma biriya binagazi byawe nibyo wicaje aho ngaho murimo murarya murimo muragira mute soni ese ubundi wafashe bariya bana ubundi ukabahereza se nibura umugogoro wawe w'abana tukaba turawukize nibura tugasigarana umusonga wawe wenyine. Abana banjye n'umugogoro kuri bo n'umugogoro pe none se hari ugukora nibura ngo ubinjirize ntiwacuruzaga agataro uri umubyeyi nyabaki ukomeze rero undira imitsi ngo ngo ngewe ndi umubyeyi kuko nabyaye mfite umwana wawe kwishimira ko umwana wawe yishimira biriya binagazi byawe hano yishima umuzanira wowe ninuze n'abari abana bawe yishima n'ibinagazi ntibibura buryo pe ko bicaye ahangaha barimo bararya imitsi y'umwana wanjye wari ubizi Fani mbikubwiza ukuri uzava hano uri umurambo nutava hano uri umurambo uzava hano waracitse amaguru cyangwa uri ikimuga ufite ubumuga bukomeye cyane njyewe ndabikubwiye kandi wanze kugenda ku neza uzabibona. Wambabariye ko biriya bintu byose nabivuze kubera uburakare no kuba mwari muvuze ngo umwana wanjye ngo bamuhe gapanga kandi mama n'ukuri ntabwo nabaho ntafite abana banjye mbabarira ndakwinginze byari uburakare. Ikindi Victor niwe byose niwe wabihisemo kandi ndamukunda cyane nawe arankunda niwe wahisemo amahitamo yo kuba yanshaka nk'uko ubitekereza. Mama nzakora ibishoboka byose ariko umwana wawe muhe ibyishimo ariko mbabarire nakoze amakosa byari uguhubuka n'uburakare kuko numvaga ko mugiye kuntandukanya n'abana ndakwinginze mbabarira mama wenda n'ibyo byo kunyica cyangwa kunsaza ntacyo bintwaye uzabinkorere nibura ugenda unyica gahoro gahoro nzasare gahoro mama ndakwinginze mbabarira n'ukuri ariko si ubundi reka bingana gutya mbabarira nzasare gahoro gahoro ariko mbabare ntunandukanye n'umwana ari Victor ndamukunda ari umwana ndabakunda. None se reka nkwereke ko uri umubyeyi nanjye nkabundi nyine reka mubwira uri umubyeyi nanjye nkabundi wamuhereje abana be aho kugira ngo induru zijye zikomeza yewe n'umwana wanjye ashobore kuzahaviramo ibikomere uzi ukuntu ariko buriya barwana. Mama mbabarira nawe urabizi ntabwo nabaho nafite abana kandi Victor arabakunda uriya mugabo arabakunda ndabyumva ariko n'abana be erega mwebwe murimo muritira ibintu bitari ibyanyu. Ni nk'uko wabona umuntu ugahita ufata umuntu wabona umwana ukamufata ukamujyana utagiye kubibwira ubuyobozi utagiye kubibwira abandi icara wowe ukomeza gupfukama rwose reka mubwire uri umubyeyi nanjye ndundi sibyo bariya abana nubwo se ishyire nawe mu cyimbo cya se urumva ishyire mu cyimbo cya se aramutse yumva nawe ashaka abana be sibyo ndumva nakiza nko kuba iwawe ndumva nazicaga kuri ndisanye mwana sinzi kundeba gusa nyemeje ndazi kunkunda nuko mbonye mere mwana ubu nzanye no kugushima byinshi wampaye